Reka nongere mbasuhuze bakunzi b'inkuru zacu. Uyu munsi twabateguriye inkuru imwe ifite ibice bibiri byahurijwe hamwe. Aho igice cya mbere cyitwa Intambara y'abagira inshuti magara. Naho igice cya kabiri kikitwa Inshuti ye magara yifuje kwabo. Yakuwe mu gitabo cyitwa Soma wongere usome. Igitabo kirimo inkuru 10 ziryoshye cyane, inkuru zidasanzwe z'abato. Iyi nkuru iratwereka uburyo ubushuti bushobora kubakwa bivuye ku kantu gato. Baranatwereka kandi uburyo inshuti ishobora kongera kugira uruhare mu kongera guhuza inshuti zari zarashwanye burundu. Ikurikira irangiza iraryoshye. Niba utarakora subscribe kandi ikore noneho ujye ubasha kwirebera ibyiza tubategurira. Reka dutangire n'igice cya mbere kigira kiti intambara y'abagize inshuti magara. Burya ko kubwana buraryoha cyane. Umuntu wese abimenya yakuze. Nubwo umwana wese aba yifuza kuba mukuru ngo abone ubwigenge bwo gukora icyo ashaka cyangwa ngo abe umuntu ukomeye bitewe n'uwo afatiraho urugero, nta wakirengagiza ibihe bidasanzwe byo mu bwana. Abana bagira imikino myinshi n'abakuze bakumbura itanga ibyishimo ariyo gukina umupira w'amaguru, gukina agati, kimodoka, kwihishanya, nabigi gukirana, gusimbuka umugozi, kwiruka, gusakuza, gucirana imigani n'ibindi. Nubwo abana bagira imikino myiza ariko hari n'ibibi byinshi bakora bikwitwa urugomo. Urugero nko gukina iby'abana, gutangira abandi bana bakabakubita, guteranya bagenzi babo bakarwana, kwiba, kubeshya n'ibindi. Rero iyo ukomatanyije ibyiza n'ibibi abana bahuriramo byubaka ubucuti bw'ibihe byose hagati yabo, bityo aho bazajya hose n'icyo bazaba cyo cyose mu bihe bizaza bakaba batakibagirwa bya bihe bidasanzwe bagiranye na za nshuti zabo zo mu bwana. Ntwari na Kabebe nabo ni bamwe mu bana b'urungano bakuranye. Nubwo Ntwari yarushaga igikuriro Kabebe dore ko yamurushaga imyaka igera kuri 2. Kuba bari baturanye bakiga no ku kigo kimwe byatumaga bahorana. Baba bagiye kuvoma, gukina, gusenga, ku ishuri ntihagire usiga undi. Bombi bari abahanga mu ishuri kuko buri wese mu ishuri yigamo niwe wabaga uwa mbere. Ntibari abana bafite imyitwarire mibi, bari intangarugero nubwo kubwana katajya kiburira. Bangaga abana barenganya abandi kandi iyo hari uwenderezaga umwe muri bo ntiwamenyaga iyo undi aturutse bakakuviraho indi imwe bakagukubita izasagutse Yesu, maze akahakura isomo ryo kutazagira uwo yongera gukinisha. Abandi bana bari basigaye babatinya kuko bari abana bakina umukino njyarugamba wa karate kandi bakanatabana igihe hari umwe muri bo usagariwe. Umunsi umwe ari muri weekend mu masaha y'isa 10 bombi bari bavuye aho bitoreza umukino wa karate berekeje mu rugo. Bageze hafi y'agasantere nibwo umwana umwe w'ikirara witwa Bigwi yahubutse nk'iyagatera maze ashikuza telefoni ya touch umwana w'umukobwa witwa Kariza wari imbere ya Ntwari na Kabebe. Hanyuma ariruka cyane. Kamariza ko atari kubasha kumwirukankana yicaye hasi araboroga cyane. Ntwari na Kabebe bararebanye hanyuma Kabebe abwira Ntwari ati, "Muvandi, ndakwizera uzi kwiruka. Rero gira icyo ukora ufate kiriya gisambo." Ntwari yahise yiruka kuri Bigwi, yiruka kibuno mpamaguru nubwo byari bigoye kumufata byoroshye kuko yari yamusizeho intambwe nyinshi. Bigwi nawe ntiyari yoroshye, yari azi kwiruka kandi anamenyereye ayo makaritsiye. Yagendaga akatakata mu mazu y'abantu kugira ngo ajishe Ntwari aze kumubura. Ntwari yanze kuva ku izima kuko yari atuwe azi kwiruka kandi adapfa kunanirwa vuba, aguma kumwiruka kugeza ubwo Bigwi yatangiye kunanirwa. Bigwi abonye amaze kunanirwa Ntwari agiye kumufata, yinjiye mu kizu kidakinze. Ntwari nawe amwinjira atungurwa no gusanga aho Bigwi yinjiye harimo abandi bagenzi be 2. Bari abana basa nabi cyane badaheruka koga. Amaso yabo yari ibishirira bateye ubwoba. Abo bana bahagurukiye rimwe baza basatira Ntwari. Umwe muri baramubwira ati, "Kaze neza mboga zizanye. Aha winjiye ni mu kuzimu. Nugira amahirwe yo kuhava uri muzima, urahava nta rugingo na rumwe rugikora." Ntwari yagize ubwoba kuko yari wenyine, bikaba byari bigoye ko yarwanya abana b'ibirara batatu akabatsinda. Nibura yaza kuba ari kumwe n'inshuti ye Kabebe nta kabuza bari kubarwanya kandi bakabatsinda. Ntwari yatangiye gusubira inyuma gake gake nabo uko ari 3 bagenda bamusanga. Ageze ahagira igitekerezo kigira kiti, "Nubundi nirutse sinabasiga ari 3 ko nirutse umwanya munini nkaba nananiwe. Igishoboka ubu nuko nakwihagararaho nkarwana nabo nkoresha amayeri umutoza wacu yatwigishije yo kwirwanaho igihe tuguye mu gaco k'abantu benshi bashaka kutugirira nabi." Ntwari yarahagaze nabo barahagarara bararebana. Umwe muri babwira bagenzi bati, "Si we yigize ndiga bakaba adashaka kwiruka, bivuze ko ashaka kurwana." Ntwari arakaye cyane yarababwiye ati, "Sindi ubana ajyanye iyo telefone mwabisambo mwe. Niteguye kurwana namwe nkabahondagura kugeza ubwo mubaye intere nkajyana telefone n'ibindi bintu bibitse hamwibye." Bose bamusekera rimwe maze umwe muri baramubwira ati, "Wanza tuzi wakana we. Banza urebe uko dusa. Twiba twita abana bo mu muhanda.
dutunzwe na kore, turara mu mateme no mu bizu bitagira abantu nk'ibi. Twarahumuye ku buryo tutatinya no kukwica wakagora igihe k'akanyamurengwe. Ubu tugiye kuguhondagura ku buryo ubwo bugoryi bugushiramo. Ntwari ntiyagize ubwoba, yarongera arababwira ati, ahubwo ni njyewe ugiye kubahondagura nkabereka ko mwahisemo inzira mbi. Bamwiroshyeho bararwana, nawe agerageza kwirwanaho. Bararwanye ruburagica ko Ntwari atari yoroshye nabo bikabuka. Ntwari yararwanye ageze hararuha, baboneraho kumushyira hasi baramuhondagura karahava. Umwe muri abo bana yatera urubaho rwaraha agiye kurumukubita mu mutwe, atungurwa n'umuntu amukubise umutego nk'uw'inkuba rwana narwo. Abo bana baratunguye, Ntwari nawe biramutungura. Nibwo yegutse maze abona Kabebe amuhagaze iruhande. Kabebe yamuhereje akaboko, hanyuma aramubwira ati, haguruka naje muvandi, bakuboneranye ntaraza. Ubu ni umwanya wo kubaha isomo. Ntwari yahagurutse vuba na bwangu, maze si ukwirara muri ba bana barabahondagura babaha isomo. Ntwari na Kabebe bageze hanze, batunguwe no kuhasanga abasore batumuraga ibitabi bahahagaze. Abo basore baje babasanga maze nabo bahita babangira amaguru ingata. Barirutse abo basore nabo babirukaho baza kwigira inama y'uko umwe acukwe n'undi ukwe bakaza guhurira mu rugo. Babikoze gutya, ariko ko Kabebe wari ufite telefone, ba basore bose baramukurikiye. Aho Ntwari ahindukira abo nawe ntawamukurikiye. Yahinduye icyerekezo vuba na bwangu, maze arambika inda ku muyaga biruka inyuma. Kabebe yurutse umuhanda wose, abandi nabo bamwoma mu nyuma n'induru nyinshi. Bamwirutse ahazamuka n'ahamanuka kugeza ananiwe gusa akomeza guhanyanyaza, ariko abizi neza ko isaha yari yose bari bumufate. Ntwari abonye ko Kabebe amaze kunanirwa, yaratekereje ati, umuvandimwe ari mu mazi abira. Ubwo nibwo yakubye kabiri umuvuduko yari afite, yiruka nk'ingeragere mu masegonda make, ba basore yari amaze kubanyuraho. Ntwari ageze kuri Kabebe yaramubwiye ati, umuhanda unyure mu tuyira tunyura hagati y'amazu y'abaturage, maze nkwereke uko ngiye kubayobya bakumirwa. Kabebe yabigenje atya, umuhanda mukuru ubundi aboneza mu kayira kamanuka mu ngo z'abaturage. Bageze aho batabona, Ntwari yaramubwiye ati, wowe kuko wananiwishe muri kiriya kizu kitaruzura, ubundi nkomeze niruke. Kabebe yinjiye muri icyo kizu maze aricara ariruhutsa. Ntwari we yakomeje kwiruka n'abandi bamwirukaho. Gusa baca umugani ngo aho umutindi yanitse ntiriva. Kabebe wari umaze igihe arwaye inkorora yatangiye gukorora, maze umwe muri abo basore babirukankanaga wari wasigaye inyuma aramwumva, ahita yinjira muri icyo kizu atangira gushakisha ukoroye. Kabebe abonye yinjiye mu cyumba cyegera icyo yari arimo, yahise aturumbuka ariruka, undi nawe aba yamubonye amuturumbuka inyuma asakuza cyane ati, ufite telefone nguyu mumutangire. Abari bakurikiye Ntwari bahinduye icyerekezo, ubwo bakurikira Kabebe. Ntwari abonye bigenze gutyo, yahindukiye n'ingoga afite indi migambi mishya. Yongeye gukora iyo bwabaga maze abacaho. Ntiyarindiriye kugera kuri Kabebe, ahubwo yamubwiriye kuri ati, iruka werekeza ku ruzi. Kabebe nawe yaratekereje ati, we ntazi koga cyangwa aragira ngo ndohame. Ariko kuko nta yandi mahitamo yari afite, yirutse yerekeza ku ruzi. Uko yarusatiraga niko imitima yamubanaga myinshi, yibaza icyo ari bukore narugeraho. Yageze ku nkombe z'uruzi n'abamwirukankanaga bamugezeho, nuko ahitamo kubwijugunya amatazu yaje. Kubw'amahirwe Ntwari yahise ahagera, nawe yiroha mu ruzi maze abwira Kabebe ati, gira vuba ajya mu mugongo wanyu mfata ukomeze. Kabebe yamugiye mu mugongo maze Ntwari aramwogana barambuka. Ba basore babirukankanaga basigare bakanuye amaso bimyiza imoso, abana babemeza gutyo. Ntwari na Kabebe bashyiriye telefone Kamariza, bageze aho batungurwa no kuhasanga Bigwi yaje gusaba imbabazi. Ababonye yaje abasanga arabahobera, hanyuma arababwira ati, mumpaye isomo rikomeye, kuko numvaga ko twe birara twe turenze. Ariko gukubitwa namwe muri babiri turi batatu mugacika bariya bakuru bacu b'ibiharamagara, binyeretse ko hari izindi nzira nafata nkabigihanganye kandi mu byiza pani bibi. Kuva uyu munsi rero nanjye ngiye gusubira mu ishuri, tujye tugendana nk'inshuti yanyu magara. Nguko ubucuti bwa Ntwari, Kabebe, Bigwi na Kamariza bwatangiye, maze si ugushinga imizi urakomera cyane, n'abandi babonaga bakifuza kubigiraho. Iki ni igice cya kabiri cy'inkuru yacu, kikaba cyitwa inshuti ye magara yifuje kwapfa. Ntwari na Kabebe bari inshuti magara na Bigwi. Uko ari batatu barakuranye, biga hamwe basangira kabisi n'agahiye, bakagendana mu byiza n'ibibi. Mu bwana bwabo babaye intangarugero muri bagenzi babo, kuko ubucuti bwabo butari bushingiye ku rugomo cyangwa ibindi bikorwa bidafite epfo na ruguru. Ubucuti bwabo bukaba bwari bushingiye ku gufashanya kubaho ubuzima bufite intego, kubaha, kudakorera ku giture cyangwa ijisho ry'ababyeyi, abarezi, abayobozi cyangwa undi muntu. Akaba ari byo byatumye biga neza bavamo abantu bakomeye mu gihugu. Kabebe yabaye umunyamakuru ukomeye cyane, Ntwari aba umusirikare ukomeye, naho Bigwi yari asigaye ari icyamamare mu gukina filime. Kamariza nawe yari umukobwa mwiza wakuranye nabo uko ari batatu.
akaba umukobwa w'imico myiza waje kuba umuganga ukomeye ku bitaro bikuru. Kuva mu buto bwa Kamariza yari afite ubwiza karemano butari ubwisigano, bityo bigatuma akundwa n'abasore benshi. Gusa yamenyaga kwihagararaho no gusimbuka imitego yabaga yatezwe na bamwe mu basore b'ingeso mbi babaga bagamije kumugira icyomanzi. Kabebe yaje gukunda Kamariza ndetse amugezaho igitekerezo cy'uko babana. Ntwari nawe byabaye uko yakunze Kamariza amubwira ko yifuza ko babana. Ibi byashyize Kamariza mu ihurizo rikomeye ryo kubura amahitamo, dore ko bombi ntacyo yabaga yazi. Buri umwe yamwatsagaho umuriro amubwira ko akeneye igisubizo cye. Abonye abuze icyo akora nibwo yagishije inama Bigwi. Bigwi yaramubwiye ati, wereka amarangamutima ukurikira icyo umutima ushaka nibwo utazicuza. Ntibyatinze rero Kamariza agendeye ku nama Bigwi yamugiriye yahisemo Kabebe. Burya ariko kuko ngo agakunze babiri karabateranye. Uwo munsi Kamariza ahitamo Kabebe. Ubucuti bwa Kabebe na Ntwari bwajemo agatotsi, kuko Ntwari atabashije kwakira ko Kabebe amutwaye Kamariza yari yarihebeye azi ko bazibanira akaramata. Bigwi utari ugize uruhande abogamiyeho yakoze uko ashoboye kose arabunga, ariko birananirana. Ntawashidikanya ko ubucuti bwari bumaze imyaka myinshi bwari bugeze ku iherezo, nubwo ibyo bitaciye intege Kabebe na Kamariza kuko bakomeje imyiteguro y'ubukwe bwabo. Mbere y'ubukwe bwabo Ntwari yatumyeho Bigwi ngo aze baganire. Baganiriye byinshi, gusa igikomeye mu byo baganiye nuko Ntwari yabwiye Bigwi ko Kamariza atazigera abana na Kabebe mu gihe agihumeka umwuka w'abazima. Yagize ati, ndagira ngo nkumenyeshe ko niteguye gukora agashya ku munsi w'ubukwe bwabo, kandi biragoye ko umugambi wanjye nateguye utazajya mu bikorwa ko nawuteguye neza, kandi niteguye gukoresha imbaraga zanjye zose n'ubushobozi bwose mfite. Bigwi yatashye yumiwe afite ubwoba, gusa nk'umuhanga aguma kwiga ku magambo Ntwari yamubwiye agira ngo amenye icyo Ntwari yari gutegura gukora ngo atandukanye Kamariza na Kabebe. Bigwi yabigize ibanga, ntiyagira icyo abwira Kamariza na Kabebe ko atashaka kubakura umutima no kurogoya imyiteguro y'ubukwe bwabo. Mu gitondo kare ku munsi w'ubukwe nibwo hamenyekanye inkuru itunguranye y'uko Kamariza yari yaburiye irengero muri iryo joro. Iyi nkuru yaciye igikuba incamugongo n'urujijo ku muntu wese yageragaho. Igeze kuri Kabebe yabaye nk'umusazi, igikuba kiracika. Ntwari nawe yari afite maneko ahantu hose, iwabo wa Kamariza no kwa Kabebe naho imihango y'ubukwe yari kubera. Izo maneko rero nizo zamugejejeho inkuru y'uko Kamariza yaburiye irengero, nawe biramutungura kuko atari we wari wabigizemo uruhare. Ese Kamariza yari ninde se wari wagize uruhare mu kubura? Aho Kabebe acururukiye, Bigwi yamusabye ko aza bakagira aho bajyana nawe aramwemerera. Bigwi yafunguye imodoka ye amusaba kwinjiramo. Kabebe yamubajije aho bagiye n'impamvu batagenda n'imodoka ye nawe yari kugendamo agiye kuzana umugeni we. Nuko Bigwi wari warakaye cyane adashaka kuvuga amagambo menshi, yakoze mu mufuka w'ikote yari yambaye akuramo telekomande y'imodoka ya Kabebe ayicanye, imodoka ihita igurumana. Kabebe yarumiwe. Bigwi aramubwira ati, wabonye impamvu tutari kugenda n'imodoka yawe? Injira mu modoka yanjye utuje, kandi ntumbaze aho tugiye kuko mu minota mike urahamenya n'impamvu tugiye urayimenya. Bagiye umuhanda wose batavugana. Kabebe aza gutungurwa no kubona Bigwi amujyanye kwa Ntwari mu rugo. Ntwari wari washyushye umutwe atanga amategeko hirya no hino yo gushakisha Kamariza, abonye arikanze nuko agenda basanga yarakaye cyane. Yarababajije ati, mbese ko muje hano muje gukora iki? Bigwi n'umujinya mwinshi yaramusubije ati, tuje kureba ko wishimye nyuma yo gushimuta Kamariza no gutega igisasu mu modoka Kabebe yari kugendamo. Ntwari yateye intambwe abegera, hanyuma abwira Bigwi ati, ariko se warasaze? Ubwo ibyo ubuvuzi wabitekereje? Uwo mwanya Bigwi yakoze mu mufuka akuramo telefone acuranga ya majwi yafashe Ntwari agira ati, ntabwo Kamariza azigera abana na Kabebe n'umunsi n'umwe mu gihe nkihumeka umwuka w'abazima, ndetse yewe niteguye gukora agashya kuri uriya munsi w'ubukwe bwabo. Ntwari yaramwaye cyane uko ntiyari azi ko Bigwi yafashe ayo majwi. Kabebe yashatse kumusimbukira ngo banigane, ariko Bigwi aramufata. Bigwi yabajije Ntwari ati, hari icyo ufite wumva warenza kuri aya majwi? Igisigaye nuko ngiye gushyikiriza inzego zibishinzwe aya majwi, hanyuma uryoze ibyo wakoze witwaje icyo uri cyo. Ntwari yagize ubwoba maze apfukama hasi agira ati, oya wibikora Bigwi, ahubwo mumbabarire narakosheje. Narikunze cyane nirengagiza ko n'abandi bafite uburenganzira ku mahitamo yabo. Rero mumfashe birangirira kuko bigeze mu buyobozi nafunga igihe kirekire nkatakaza ibyo naharaniye kuva mu bwana bwanjye. Kabebe n'agahinda kenshi yabwiye Ntwari ati, koko Ntwari, niwe watinyutse gushaka kunyica? Nigute wabaye mubi bigeza? Ntwari yaramubwiye ati, mumbabarire Kabebe, nararengereye. Nahaye umwanya nemera no kuyoborwa n'amarangamutima yanteraga kumva ko aho kubaho ntabana na Kamariza byaruta nkapfa. Gusa ubu nicuza imbere yanyu mwembi, kandi mu nkundire dufatanye gushakisha Kamariza kuko sinjye wamushimuza. Kabebe yarikanze maze abwira Ntwari ati,
ubwo urashaka kuvuga ko utazi aho Kamariza ari cyangwa nuko udashaka umuduha? Bigwi yarabasetse cyane arababwira ati erega indyarya n'indyamirizi kandi utazi ubwenge ashimuka. Ibyo murimo mubivemo mbereke impano mfite mu modoka yanjye. Bombi baramukurikiye bajya aho imodoka yiparitse, maze afunguye butu yayo batungurwa no kubona ateruyemo Kamariza. Ikintu kitari gukekwa n'uwo ari we wese, Bigwi niwe wari washimuse Kamariza. Bigwi yarababajije ati ese iyi impano yanjye muri mwe babiri ikwiriye nde? Kabebe na Ntwari bararebanye, maze Ntwari ntiyazuyaza ahita atunga urutoki Kabebe aravuga ati Kamariza ni uwa Kabebe. Kabebe yasimbukiye Kamariza n'ibyishimo byinshi barahoberana, hanyuma bose bajya mu nzu. Bariniguye basabana imbabazi, ariko by'umwihariko bagaruka ku butwari n'ubwenge bwa Bigwi washimuse Kamariza agamije gutabara Kabebe no kuzubaza Ntwari, afite intego yo gutuma Ntwari utari ukibumba aca bugufi imbere yabo, maze ubukwe bugataha mu mahoro, ndetse bose bari kumwe nk'inshuti za kera zasangiye akabisi n'agahiye.